harabo bararuze barazinze gushaka bikanga akaza kambura ati muganga njewe munabuze umugabo mfasha mfite umuti bitumuhurura ibyo ni ibyatsi bizwi isi yose irabizi ariko kubikoresha ni ikibazo nuvuga ngo uwo muhurura genda gukoresha namara kuwukoresha mfite uko ngutongera nkawukoherereza singwa ngo ntegetiye ngo usange uri nkubwira umuhurura uvuze umuhurura nibuka hari abatahira njya mbona batanga inkuyo akavuga ngo iyi nkuyo ngo irimo icyatsi cy'umuhurura ngo kizatuma abakobwa biwacu bahururirwa uvuga ngo uwo muhurura ngira gusobanurira ntago abakobwa aribo bagumirwa gusa ukaba ufite umusore uri umusaza hari byinshi bihomba agatekereza gushaka umugore kubona byaranze agatereta bikanga ugatereta umukobwa kumvura kunza umukobwa akakunanira umuti ndawufite ntago ndi kumumenya iyo sura urabona ari ubwa mbere iguciye mu maso mfite abantu benshi bamvugisha yamfasha ariko ntago ndi kubasha kumenya uwo reka ntacyo zana nkwereke yego ni ibyanjye nawe singwa ko tubyereka kamera ariko nkanjye uzaniye umuzigo ngomba kumenya si umuzigo ni igiki kidasanzwe wamukoreye cyatumye afata icyemezo cyo kugushimira ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yarampamagaye ambwira ahantu aherereye ambwira ko ari muri Amerika ariko ni umunyarwanda yego ndi nk'umunyarwanda mwene wacu wamfasha iki mubwira ko nshoboye uziko nanabivuze na kera hose ko nge ntawandya ibyanjye kese mba nkunda umuntu urya iby'umuntu ngabiheze yamaye nka data suzuma nsanga samarozi ahubwo nsanga yahemukiwe cyane n'abasore yahemukiwe cyane n'abasore bambya baramujyana bakamurira amafaranga nza kumufasha kugira amafaranga yagaba mu bayamusubize kandi mufashe no kugira ngo abone umugabo ambwira ko azanshimira ndatunguye cyane kubona ahamagaye itangazamakuru ati mujye kunshimira wa mugabo yamyandikiye nka saa 6 z'ijoro zo mu Rwanda nza kubibona bukeye muri Amerika baba wowe wabibonye mu gitondo nza kumuvugisha ambwira ati ndashaka umfashe ndamufasha gusa ndamushimiye cyane arakoze ko ni bake gusa nubwo ntarareba ikirimo ariko ndabizi ntago ari ibipapuro wampaye nka nta muntu ngo ni cyo mu kinyarwanda twakita gutsirika gutsirika kandi narababwiye abanyarwanda nambasa abanyamahanga singuma ngo uteguze kunde wankorera hoya ndagusuzuma aho uri mba nkeneye ni ifoto yawe yonyine gusa n'amazina yawe ndagusuzuma aho uri yuriya mukobwa ko wari uyiyobewe rero uriya mukobwa mpamvunera inyiyobewe ako barihindura abakobwa barihinduranya urabona hariya asutse imisatsi ahandi ntiyari asutse imisatsi voilà reka nanone nongere mbaha ikaze inshuti zacu z'akadasohoka umunsi ku munsi tubana ubuzima bwacu bwa buri munsi mwese abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga cyane cyane mwese nabumva ururimi rw'ikinyarwanda mudukunda kandi mukaba mudukurikira ukaba waranakoze subscribe kugira ngo zino nkuru zacu zose nitujya tuzishyiraho ujye ubona notification ibintu byose bigende neza cyane ndabashimiye kandi wowe nimba utarakora subscribe kugira ngo ibyo dutegura byose bijye bikugeraho ndizera ko ubikoze byaba ari akarusho reka nanone twongere tubabwire ko mu minsi ishize twaganiriye n'umwe mu baganga bakorera hano mu Rwanda kandi bamenyerewe cyane cyane mu ndwara zigiye zitandukanye n'imitego n'ibindi byinshi abaganga bajya basobanura gihe ntashobora gusobanura twaganiriye n'umuganga umwe ukiri muto kandi w'umuhanga hano mu Rwanda ku buvuzi bwe butandukanye cyane ko atari n'ubwa mbere mwaba mumubonye hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye twaganiriye nawe mu minsi ishize ikiganiro twashyizeho cyaje gukora ku mitima ya benshi umudamu umwe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utarifuje ko twavuga amazina ye cyangwa se ngo tugire ijwi rye dushyira muri kino kiganiro yifuje gushimira uyu muganga ni nyuma y'uko amuganye amusaba kumufasha cyane ko yari afite ikibazo kimukomereye akaba ntaho atari yarageze kikaba cyari cyarananiranye yaramufashije rero biza kugenda neza uyu munsi yamuntumyeho kugira ngo amushimire ngira ngo murabona iki gipfunyika mfite nike none rero bakunzi bacu yamudutumyeho kugira ngo amushimire aravuga ati rero ubushize waramusuye mbasha kumumenya ni wowe wamfashije none ndifuza ko n'ubundi umfasha ukagerayo twageze hahandi akorera hano ndi ku muryango we
yego ndi ku muryango we. Odi muraho murakomeye. Yes. Okay, ntacyo ndamutegerezaho gato. Okay, reka sawa. Ya. Dr. Rumanura Inkuba muraho nanone. Muraho neza. Turabashimiye kuba mwongeye kuduha ikaze mu rugo rwanyu. Nk'ibisanzwe tuzi ko musanzwe mwakira abashyitsi, ariko no kuba mutwemerera mukigomwa mu gihe mufite abarwayi mukemera ko tuganira, tuje tubagana, turabashimiye cyane rwose kandi namwe murakoze. Mwari muraho rero? Twe turaho. Indose namwe imvura iragwa ko iwacu imvura yaraguye, reka ntiwareba. Irubavu yarabatwaye ariko nta kibazo, nanjye barana mfite farumasi hari Irubavu. Hari Mbuga Ngari. Yego nigeze kubona aka message kawe koko wayipostinze ndabyibutse. Mfite farumasi, imvura yarayitwaye ariko nta kibazo. Sogokuru nakubye kaba Tanzania Kiyanza. Agushakira imiti karagace bagira imiti myinshi y'ubuhanga. Yanshakira indi miti arenyoherereza ubundi gukora nta kibazo. Yego ariko uragaragara nkunaniwe. Nahoranye abarwayi mu gikari. Mukomere ntacyo, ntabwo turi buze gutinda kugira ngo ndatuze no kubareka muze no gukomeza kubafasha no kugira ngo munabone umwanya wo kuruhuka, nabyo biba ari ngombwa. Nibyo cyane. Muraho rero nkuko nandi mbivuga. Turaho derukana musoko mu Kinkware ubwo wari uri gutembera. Yego duherukana. Gusa wamenye none ikizanye Dr. Uziko na envelope hano uri kumereza envelope. Ntago nzi ngo niki kiyunzaniyemo. Buriya rero nanze gutindana ubutumwa. Kubona mbanza kukuramutsa nkahita nkubwira nta envelope ni yawe. Iyo ubundi mu muco wenda dusubira inyuma gatoya, nanjye hari onosyo nkeya mbanzi ku muco. Iyo uje mu rugo rw'umugabo waza wikoreye cyangwa se ufite ikindi kintu utari busubiraneyo, ni ngombwa guhita ugitanga. Nibyo. Abo rero ngira ngo urabizi ko hari ubwo bagira batya ukabona wenda ibyo yari gutanga arabanje arabibitse. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Ubwo rero iyi envelope nguhaye niyo tugiye kuganira. Ngira ngo wenda mu magambo make mbere yuko ngira byinshi tuganiraho, reka mbanze nkwereke iyi foto umbwire nimba uyu muntu wenda uri buze kumumenya, tugira icyo tuganiraho gato. Nebera ntabwo ndi kumumenya. Iyi sura urabona ari ubwa mbere iguciye mu maso. Mfite abantu benshi bamvugisha yamfasha ariko ntabwo ndi kubasha kumenya uwo. Reka ntacyo zana nkwereke ubwo utabonye ifoto. Iyi nimero wenda urayishyira muri telefone yawe urebe, urambwira nimba rebe iyi nimero. Ushobora kuyishyira wenda muri telefone yawe ukareba ko hari aho biri buze guhurira. Yaba ari byiza. Urabona uyizi? Ndabona nyizi. Fata mikoro kugira ngo abadukurikiye baba ubonye umuzi. Ndabona muzi uyu mukobwa ari muri Amerika. Subiza iyo telefone yanjye. Yes, byiza cyane. Noneho gira ngo my sister urabyumva ko Dr. yamaze kubona ko
yakumenye muganga rero wenda twakwicisha amatsiko ngira ngo burya iyo umuntu wamugiriye neza aranagushimira. Uyu mukobwa rero agize gutya aranyandikira arambwira ati ndifuza ko unshimirira umuntu wangiriye neza, ati nagakwiye kubyikorera ariko hari ubwo bitakumvikana neza. Nibyo. Ubwo rero ibyo ari byose sindi bukubwire ngo pfundura urebe ibirimwo, wenda muzaganira zakubaza nyuma, ariko ngira ngo harimo idolari ryo ntiryabura. Turabyereka kamera se cyangwa byereka kamera yakuntu myonga asanga muzi kandi naramufashije uyu mukobwa, yego, akifuza kutaja kutangaza amakuru, ntabwo yabyifuje rwose, yifuze ko amazina ajya kutangaza amakuru, yego, ubwo ni ibyanjye nawe singwa ko tubyereka kamera. Ariko nkanjye uzaniye umuzigo ngomba kumenya si umuzigo banze nini muzigo cye, sibyo? Oya ni ngombwa. Ubwo rero tugiye kubanza tuganire, noneho uraza kwisanzura nyuma na nyuma yuko wenda mvuye hano muraza no kuganira, ndabizi. Yego. Okay, kiramo gaseke. Okay. Mwongere mwicara uko mwari mwicaye tuganire rero muganga. Ubwo ubutumwa twahawe kukuzanira ububonye turishimye kandi namwe murakoze kuba mutanatugoye. Buriya hari abantu benshi bagora abantu rimwe na rimwe batazanye inkuru mbi, kuba tuguhamagara tukakubwira ko tuje kukureba, wenda wowe ukabifata nk'aho tuje kukuganiriza n'ubundi ku buvuzi bwawe, ariko tukaba tuzanye ubutumwa ukemera ukatwakira. Wakoze cyane muganga. Namwe murakoze. Ubwo rero ariko ntabwo n'ubundi nabura kugenda tutaganiriye. Twabura kugenda tutaganire kandi ndabizi ko twavuga ngo twumvise uzi kuganira, ahubwo tunagushimira ko wemera ko tuganira. Reka ahubwo turebe ibyo ari byose uyu muntu kubera icyo agushimiye ni igiki wamukoreye rwose, utubwize ukuri, cyane ko ibyanyu hari igihe bishobora kuba umugisha ku bandi. Ibyo wamukoreye bikaba ari ibintu koko bifitiye rubanda nyamwinshi umumaro. Wenda watuganiriza ukatubwira byagenze gute, ese ni iki muri make wamukoreye uyu mukobwa cyatumye afata icyemezo cyo kugushimira akaguha ipfundo ringana kuriya, nimba nabyita ipfukire ringana kuriya? Urumva nkanjye yatumye hari ukuntu mba narirebye nyine nkavuga ntibyari byose hashobora kuba harahiye za mvugo z'iki gihe. Yego, ariko tuganirize utubwire mu by'ukuri ni igiki kidasanzwe wamukoreye cyatumye afata icyemezo cyo kugushimira. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yarampamagaye ambwira ahantu aherereye, ambwira ko ari muri Amerika ariko ni umunyarwanda. Yego. Ambwira n'aho akomoka mu Rwanda, nsanga nakomoka mu iwacu. Yego. Biza kuba ngombwa ko ambwira ikibazo mfite, ndasuzuma nsanga si amarozi, ahubwo nsanga yahemukiwe cyane n'abasore. Yahemukiwe cyane n'abasore bambya baramujyana bakamurira amafaranga. Nza kumufasha kugira amafaranga yagaba bayamusubize kandi mufashe no kugira ngo abone umugabo. Ambwira ko azanshimira. Ndatunguwe cyane kubona ahamagaye itangazamakuru ati mujye kunshimira wa mugabo. None bivuze ngo ntabwo iri shimwe se ryaba riri mu byo wamuciye byo kugira ngo umukorere iyo serivisi? Oya, iri shimwe nti mu byo namuciye, nge namuciye igiceri cyane cyo nyine gusa $1 cyatuwe muri Amerika. Yarayampaye. Ambwira ko azanshimira. Ubundi iyo majije kubona umugabo twaragufashije ni ngombwa ngo uze gushimira. Okay. Ahangaha rero ndagusubiza inyuma gato umbabarire. Ndiho ndumva uvuze uti yambwiye ko yahemukiwe cyane ko ibyo biraneze, baba ari abakobwa bahemukira abahungu ndetse n'abahungu bagahemukira abakobwa, n'abagabo n'abagore barabikora. ntawe jewe nshira kara rutega abantu babaye babi ni babi. Ariko reka turebe yahemukirwaga nabiyo ngiyo cyangwa hari abanyarwanda bamuhemukiye bari muri Amerika, hari nabo muri Amerika bamuhemukiye. Ariko namufashaga baramurira $6,000 abanyarwanda ndetse kana abasore babiri. Hari no muri Amerika umutwariye $10,000 amaze igihe kirekire. Uyu mwana w'umukobwa afite imiryango niyo bimukiye famille yose niyiri.
aje kumbwira nyine naranganya ati nk'umunyarwanda mwene wacu wamfasha iki, mubwira ko nshoboye uziko nabivuze na kera hose ko nge ntawandya ibyanjye kese mba nkunda umuntu urya iby'umuntu ngabiheze yamaye nka data. Arakwandikiye, aranyandikiye, ndagira ngo ndebe, ndashaka uru rugendo rwo gutangira kukwandikira. Ubonye telefone yaraguhamagaye, yarakwandikiye, byagenze gute? Okay, yamyandikiye nka saa 6 z'ijoro zo mu Rwanda, nza kubibona bukeye muri Amerika baba. Wowe wabibonye mu gitondo? Mu gitondo nza kumuvugisha mbwa ati ndashaka mfashe, ndamufasha, gusa ndamushimiye cyane. Yo, arakoze ko ni bake gusa nubwo ntarareba ikirimo ariko ndabizi ntago ari ibipapuro wampaye nka. Okay, yego, byiza cyane, kandi namushimira nahari, nagira ngo oya muraza no kuganira, ndabizi muraza no kuganira na nyuma y'iyi kamera, kandi itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane. Oya niyo nayo mpamvu natwe twagushimiye muganga buduha uyu mwanya ukemera tukaganira natwe. Mu by'ukuri biba ari iby'agaciro, abantu baba bakeneye kumenya ibyo mukora, kandi ibintu byanyu nimba mufite icyangombwa kibibemerera ubu wisanzuye, byangombwa nkuko nguse oya mba nabibonye bari kubibona. N'indwara mvura dore ngiza hano birahanditse, n'indwara uvura ziba ziriho, ziba zihari. Yego, ubwo rero nicyo navugaga, mu by'ukuri biba ari byiza ko abantu bafite ibibazo babamenya mukabafasha. Ahubwo reka wenda ngire ibintu nongera kugarukaho mbarize abadukurikiye nanone nk'ibisanzwe. Wenda hari ababa batarabonye ibiganiro twakoranye, hari ababa bataranabonye wenda n'izindi televiziyo mwaganiriye, akaba ari nk'ubwa mbere bakubonye. Reka nanone wongere ubanze ubibwire, tugire n'ibindi bibazo bikeya tugenda tukubaza. Je nitwa Muganga Rumanura Inkuba, natangiye mbabwira ko sogokuru akora ari Tanzania Kiyanza, papa agakorera Uganda Ntwetwe. Yego. Ngakorera mu Cyanika hariya ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Yego. Ngakorera hariya Mbuga Ngari ugeze hariya Rubavu. Ngakorera na hani Musanze mu mujyi. Twongere tuguhe pole nyuma yo kuhura n'ibiza, nawe tuguhe pole cyane ukomeye. Nibyo ari benshi twa dufite gahunda ko ndabafasha birangira imiti yanje hariya inzu nakoreraga migiye, ariko bite nabo nagiye mfasha nk'umenye ibibazo naho n'ibyo nk'abananyireje nk'amadolari 1000 akabati muvandimwe kora imiti irahenze yo nurinde je nkaja muri Omani na basi nkajya muri Malawi, ndaba nkajya kureba sogokuru hariya Tanzania Kiyanza. Bintwara ibintu birebire cyane, ibidukora tujyana n'abatera nkunga, nta nagufasha. Ariko tukiri hano abo basaza kuki bagiye iyo ngiyo no kubera iki? No kuvuga ngo ubundi papa yavukiye hariya Uganda Ntwetwe, sogokuru niho yaratuye, birangira yimutse aje hariya Tanzania Kiyanza. Je navukiye Uganda, ariko bite ko wavukiye Uganda na so yavukiye Uganda, ariko sogokuru afite imitungo mu Rwanda, biza kwa ngombwa ko ubwo sogokuru n'umunyarwanda. Bivuze ngo muri abanyarwanda nuko mayisha nyine yagiye ijyana n'akazi. Abasaza ba kera baranagendaga ku mpamvu z'akazi, ariko yarafite imitungo mu Rwanda, yarafite umugore mu Rwanda, umugore mukuru yamushakiye mu Rwanda. None so yaje gusubira Tanzania gutese? Oya, Tanzania hari sogokuru. Voilà. Papa akaba Ntwetwe hariya Uganda. Yego. Reka ibyo ntacyo bira bihugu icyo nabwiraga abanyarwanda kugira basobanukirwe hano mu Rwanda mari kubw'imitungo ya famiye byo kubafasha nyine mfashe n'abanyarwanda bene wacu. Yego. Okay. Reka rero noneho twongere turebe, nyuma yo kutubwira uti uyu mukobwa ndamushimiye nyuma yo kumpa ishimwe ry'ibyo namukoreye, bari baramuriye mitungo bamubeshya urukundo, ndetse ugera ubwo unavuga uti nanafashe icyemezo cyo kumushakira umugabo. Nabyo koko nanjye yanyandikiye arambwira ati ndifuza ko ugenda ugashimira uyu muntu nyuma yo kumfasha nkabona umugabo. Umuhungu nakundaga nkabona yikoza hirya yikoza hino, sinzi uko muganga yabigenje, ariko mbona umuhungu yaraje ngo amukorera surprise idasanzwe cyane rwose, afite urugo rw'ubaruwa, yemeza ko abaye umugore we nyuma yo kugira ngo wenda zanakuzane n'uwo mukwe wawe. Uwo ni umukwe wawe rega? Oya, uwo ni umukwe wawe. Tukiraho, yego, uyu mwana w'umukasi wamfashije, gusa ni benshi mfashe kuri ibyo bibazo. Ni benshi mfashije kuri ibyo bibazo, harabo bararuze barazinze gushaka bikanga, akaza kambura ati muganga njewe nabuze umugabo mfasha, nkamufasha. Iyo uri mu Rwanda nguca igiceri cy'ijana cyo gusuzuma kwanza bigenda 51 n'ijana, abo uri mu mahanga nkaguca igiceri cy'ijana $100 bazabitandukanye. Ikindi
ni ukuvuga ngo bano bahora barwana muhungu ku bintu bijyanye n'amarozi, ukabona umugabo yananiranye mu rugo. ibyo ndabikubaza, ahubwo ikibazo jyewe ndiho nshaka kumenya ubundi nanjye njya mbyibaza ubundi iyo ari ibintu tumva iyo miti yo gutuma umuntu yumva ibintu atabyumvaga ntabwo ndiho numva uburyo muyihamuramo nk'abaganga. ni ukuvuga twe dukoresha ubutaka, ibimera n'inyamaswa, sibyo, n'amazi. ni ukuvuga ngo ibintu bya gakondo bitandukanye na bino bumva ngo kuri centre de santé byacu birihariye. ni imiti tuba twararazwe na ba sogokuru, ikavanga igahuza ibitari guhuzwa abantu bafitanye ibibazo. urugero wijya kure, ari nk'umuti bita umunanira. umuti bita umunanira urawukoresha, nta muntu n'umwe ushobora kwivangira mu buzima. waba uri gucuruza ufite business, baba kugendaho muri karitsiye abantu baguhiga. umunanira wonyine se cyangwa si umunanira wonyine gusa, hari abantu bazi icyo cyatsi bita umunanira. icyo giti dufite icyo tugikoresha hano, urabona nk'ubu ngubu uyu mwana w'umukobwa ampaye amafaranga, urabona ngaye. yego, ntago yampaye kubwo kuba yishimye gusa, ahubwo yampaye umukorere n'ibindi, sibyo. dukoresha uwo muti w'umunaniro, urazana tugashyira no ku kibo, dufite imiti dukoresha tukawutongera, ibibazo byawe byose ufite bigakemuka. wowe wawukoresha ute se ko dukoresha ibyo uko babituraze? umunanira nta muntu ukumenyera n'umwe. sinshaka kukumenesha amabanga, ariko ubanza mugira byinshi. tugira byinshi ko ntiwakoresha ngo bishoboke. igihe mfite ubushize warambwiye ngo nta muntu wakwambura. ntawe, ikinyambuye ndishura. ari impamvu n'umwana w'umukobwa avuze ati ka mushimire muganga, ariko nta bene yarandimo nishimwe. byiza cyane. Okay, reka noneho udusobanurire rero ibibazo bigorana cyane abantu bakuzanira, ubona bitesha abantu umutwe, kugira ngo byibura tuba tunafasha societe iyo bamaze kumva ko ibyo bibazo byanabaye byinshi. hari n'uvuga ati jewe ngiye kubikavaringa ibintu byo guhora ngira ibi bibazo byo guhora shwana, byo guhora ngira gute. ndatekereza uri buze kuduha n'ubundi bibazo biri muri uwo murongo, ndabyibaza. ni ukuvuga ngo umuntu waramvura nawe babwiye ibibazo byinshi bingeraho kandi nkemura atari byo gupfundikanya. vuga ngo ibintu bijyanye n'amarozi, aya marozi batega abantu mu mavi, aya marozi bohereza mu ngo zigasenyuka. Bara no gusenyuka kw'ingo uburozi bubigiramo uruhare. hari ukuntu bashira urugo mu misambyo, umugabo n'umugore bagahora mu ntambara kuva kwa mbere kuzageza ku wa mbere, kandi keshi izo ntambara zikaba ari uko babonye amafaranga. yaboneka bigahita bikaba urudubi mu gihe batayafite, bakaba batekanye. tugiye rero hari ibintu byo mu miryango kera bakoreshaga nayo gusobanurira baterekera za nyabinki n'ibindi byose. icyo gihe uraza nkagufasha, imiti irahari rwose nta kibazo. ikindi hari ukuntu umuntu abura urubyaro, kubera ko bamuroze, bakakuroga nta kindi kibazo afite, ukajya kwa muganga bakubwira ati uri muzima. icyo gihe uraza nkagufasha, imiti ndayifite, ndamanza ngasuzuma nkamenya ngo barakuroze, ese uri ikiremba. ampulisi mbere yuko mbyinjiramo ndamanza nkamenya ngo wavuye kwa muganga, afata ikayi nkareba, narangiza ngakoresha imiti yanjye ntatakaje kwa muganga w'ikizungu. kwa muganga urabanza ukabimubaza? ndabimubaza, akanyeka n'ikayi n'ibyo bamwandikiye neza bino bamufatiye. yego, ahera ko kumufasha nkareba se baramuroze. ntamba nuko wavutse uri ikiremba. iyo nsanze uri ikiremba ndakubwira ngo igendere, iyo nsanze barakuroze ndagufasha. nta muntu nca amafaranga ye ntarareba ikibazo afite. yego, ngusuzumira igiceri kimwe cy'ijana uri hanze, uri mu Rwanda 51 kinabwo ayo gusuzuma yatanga tumaje kubona urwaye afite. iyo mbuvuze urigendera. ntandukanye n'abo abandi babateka mutwe uri guhamagara abantu kuri telefone, urihe ngufashe, bimeze gute, nyoherereza amafaranga mbere ntariko neye, ndamanza nkareba n'icyo kibazo ufite, nkagufasha. uyu mukobwa wafashije ndashaka kumugarukaho. birihuse cyane. ukoresha irihe banga kugira ngo nubwo wenda yabanye mu buryo butemewe n'amategeko ntacyo bitwaye? hari n'ingo zinakomeye tuzi n'iza ba sogokuruza, wenda nubwo igihugu cyacu kitabishyigikiye gishyize imbere kubana mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko ko byihuse nkurikije uko twaganiriye nyuma ya kamera, igihe mubonaniye muganga, igihe mwaganiririye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu, ko iminsi 30 isa naho yaboragaho iminsi yabarirwaga ku ntoki, bikaba byihuse, akaba yarabonye umugabo. Gifite umuti bita umuhurura. ibyo ni ibyatsi bizwi isi yose irabizi, ariko kubikoresha ni ikibazo.
nuvuga ngo uwo muhurura genda gukoresha namara kuwukoresha mfite ngo utongera nkawukoherereza singwa ngo ntegetiye ngo usange uri nkubwira umuhurura uvuze umuhurura nibuka hari abatahira njya mbona batanga inkuyo akavuga ngo iyi nkuyo ngo irimo icyatsi cy'umuhurura ngo kizatuma abakobwa b'iwacu bahururirwa uvuga ngo uwo muhurura ngira gusobanurira gantusha gukomeza we ntiwamenye kukoreshwa n'igihe bizigiye muganga ni ukuvuga ngo uwo muhurura ufata hari uko uwukoresha bite n'imiti yanjye nakoresheje ukahita ubona umugabo byihuse ngiye ngo iminsi 30 umuntu bibye we ni iminsi 3 bakwibye ibintu byawe iminsi 3 ndabigarura kandi ushobora uko wamaje kubona ikimenyetso k'ibyo biraboneka yego ubwo twariho tureba tuvuze ku marozi tuvuze n'ababyeyi b'abagore batabyara kandi atari ibiremba cyangwa abagabo se usibye igitsina gore abagabo bajya bakuzanira ibihe bibazo abagabo basobanzanira byinshi nk'uyu mugabo sibanga nk'uyu mugabo dukubitanye nabonaga umutwe washyushye ni umugore we nubwo nta bintu byinshi bubajije ariko nabonaga yari afite ikibazo cy'umugore we ngo amuca inyuma biza kwa kakingeza bamubwiye ko agaruka saa 8 tumajije kuganira ngo ntumugoye se ntagiye kure uya ntago agiye kure tuyihara mu mujyi wa Musanze hano gase gato mubereshe yataye umutwe biragaragara nawe ari ko byakubaho tujya tubona abantu bagize ibibazo rimwe na rimwe ugasanga bagize uburwayi bwo mu mutwe mu Rwanda dufite ivuriro twakita ko ari irya ruzungu ariko n'abanyarwanda ngo murabishoboye ibi bintu byo ufasha abantu bafite bino bibazo ndabafasha ariko hari ikintu abanyarwanda bagomba kumanza gusobanukirwa ikintu bita ibisazi bituruka ahantu henshi kubera kuko bakuroze hari ukuntu usara kubera ko bakuroze yego hari n'igihe usara kubera stress z'urugo ugatuma umutwe ukiruka ku musozi ni ukuvuga ngo birashoboka ko byaba ari uburozi namba atari uburozi bituruka ku bibazo byo mu rugo urabona umuntu hari igihe imitsi nk'itandukana bitewe n'impamvu runaka urumva uwo muntu ajya kwa muganga bakamufasha hari umuntu usara ko bamuroze ngiye mvura umuntu wasaze ko bamuroze ntago mvura umuntu wasaze kubera stress namba se kubera ko hari ikindi kibazo yahuye na nje nkuvura ko warozwe ngiye mvura kuko warozwe utarozwe ntacyo nagufasha warozwe nagufasha mbimenya nte rero uraza hano ku Gicumbi nkagusuzuma ng'ikicibo canje ugacira ahangaha ngahita ndebazo byawe byose uziko nabikubwiye yego nkagufasha iyo bakuroze mpita mbibona iyo utarozwe nabwo ndabibona iyo warozwe ndagufasha iyo utarozwe ico gihe cyo ngufasha no kugenda mukajya kwa muganga ni benshi njya mfasha kubera icyo cyuko wasaza ariko barakuroze batarakuroze nta kintu ngufasha byiza cyane reka wenda turagenda tugana ku musozo hari abantu bajya bagira batya ukumva baragenda bitonganya mu nzira urugo rurananiye byo nkora byanze ugasanga bafite ibibazo byinshi bibasa naho bibaza ariko rimwe na rimwe ukumva ku rundi ruhande umuntu arakubwiye ati nyamara urebye umuvuzi gakondo yagufasha ukibaza twebwe nubwo dukora zino nkuru ariko tuba turiho tunabariza na rubanda nyamwinshi abantu bafite ibyo bibazo by'ubukene bituma bashobora gushwana nubwo mu kanya wavuze uti hari abantu bashwana kubera ko babonye amafaranga baba nta mafaranga bafite bakabana neza cyane rwose hako hari n'abantu bakora ugasanga n'ibyo bakora biri kwanga gutera imbere wenda ugasanga umugabo ni rusahurira mu nduru arijyanira cyane cyane abagabo bakunda gusohora imitungo y'urugo bagatera umuryango ubukene nk'abo bantu bafasha iki boce igihe uraza tukareba ikibazo ufite niba batarakuroza inyatsi hari igihe barakuroza inyatsi rwose kubona ufite umugabo iyo yahembwe kuri 30 aturuka uwo munsi ari mu kabari kuzageza kwa dufaranga dushize agasubira mu kazi hari igihe aba ari inyatsi bakuroza icyo gihe uraza nkakurebera se barakuroze n'inyatsi baroze uwo mugabo ariko n'abagore ese buriya umuntu ufite inyatsi ashobora kubana n'umuntu udafite inyatsi birashoboka birashoboka
hanyuma ubwo bihura bite rero? aho bihura wewe urakora ukabona urukwinjiza ariko ukabegwa ibintu byawe inyatsi ikabijyana. Ni ukuvuga ngo wowe urakora ibintu bikinjira ariko bikongera bikayoyoka ntumenye uko bisohotse. Urugero ufite akazi ngo 120 bya buri kwezi ariko urahembwa igihe ukora dofusanza n'igihembo ufite kandi ntiwana yariye. Cyane muri iyi minsi majije kwakira nk'abagore 90 muri iyi minsi 3 zishize biteko nago mperuka hanze maze iminsi ndi gufasha abanyarwanda. Yego. Nta kindi kibazo ni inyatsi abagabo. Kubona ufite umugabo aturutse mu gitondo ari ku muhanda ari mu kabara ari mu ndaya agataha n'utwo wahashe ibintu by'ubura ubushize wafashe uriya mugabo umwe wari gusambana wahara muri Kongo. Ibintu by'uburaya ko byezera ko byeze bireze burya ko byeze bikaba biri no gusenya n'imiryango. Aho reka mavugeho hari ukuntu umuntu aje mu bagore atari we akajya mu bagore biteko bamuroze. Umugore akakuroga rwose ukamwizirimbaho mpaka umutungo wawe wose ugashirira kuri wa mugore abana bagasigara. Umugore akandoga nkagenda musanze igihe cyose ari uburozi. Kuko rero twose tujyana mu ndaya tujyana mu ndaya. Ikibazo atari uwo mugabo nyirizina atari uwo mugabo nyirizina ari uwundi mugore wamuroze namba se byo mu muryango bimutegeka gutyo ko uwo mufashe. Giye nk'uwo mufashe ubanza aramuhemukira. Okay, mfite barwaye nshaka gufasha reka gire dusoze. Nazanye blague nyinshi Dr. Reka twongere dufate uyu mwanya tugushimire. Icyo nabyira abanyarwanda muri rusange n'abanyamahanga rero. Yego. Mboneho no gushimira n'uyu mukobwa wawe. Namufata nka mushiki wanje. Umwana wawe cyangwa? Uwo n'umwana wawe. Nakamura uyu n'umwana wawe. Mwana wanje. Mboneho mushimira rwose urakoze ndaza kukuvugisha nimara kubohoka. Yego. Abarwayi ndabizi muri Amerika wacari nijoro. Ndaza kukuvugisha ubu turi saa 7 zo mu Rwanda ubu nabo bari kwitegura kubyuka. Ndashaka kubwira abanyarwanda abanyamahanga rero ndwara mvura uzo abanyarwanda b'abanyamahanga abari abanyarwanda bari mu mahanga. Yego. Araba hari hano mu Rwanda turi ari abanyamahanga bandi basanzwe. Yego. Uzagira ikibazo ko bamuroza inyatsi azampamagare mufashe. Uzagira ikibazo ko umugore we amuca inyuma azampamagare mufashe. Uzagira ikibazo ko umugabo wamuca inyuma azampamagare mufashe. Indwara mvura rero mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amahweherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani n'ibindi. Kutabyara ko bakuroze barakuze inzuru umukobwa ntushaka umugabo ugapanga ubukwe bugapfa rimwe kabiri gatatu aho ganarongorwa buri munsi n'ikitabiruhiye. Ikindi nshatse kuvuga ahangaha ntago abakobwa rero bagumirwa gusa ukaba ufite umusore uri umusaza hari byinshi bihunga agatekereza gushaka umugore kubona byaranze. Yego. Agatereta bikanga. Yo. Ugatereta umukobwa kumvura kunza umukobwa akakunanira umutinda ufite. Abahungu ko bahari ko babaye nka za rumarimpira hari bo benshi tunagira mu Rwanda. Umutinda ufite uvuga ngo barakuroza inyatsi, barakuroze kutabyara, barakuroze kudashaka, urakora ibintu byawe ntibigende. Muri imisi habonetse abantu hari nabo baroga ubujura ariko ugasanga umuntu ni igisambo kabuhariwe nta bundi buzima. Icyo gihe rero nibyo nakubwiraga bigenda iyo miryango kera muri za 80 na baraterekeraga bagafata za nka bakazibagana y'amahene bagaterekera bakagira umwana batanga mu muryango. Bamara kumutanga kubona umwana yavuye mu muryango ni umujura ruharwa kandi ntiyabuze ibyo kurya. Ko umwana yakunanuka muri hiri shuri kugira ngo aje kwishuri bikananirana. Akirirwa ari kwiba yabaye. Ejo bundi hari uwo nabonye ku gitangaza makuru kimwe da bamufashe ababyeyi barataka ati nta kintu na kimwe yabuze ariko n'abaturage arabiba hano utuntu twose tutumazeho leta nidufasha. Atari ukuvuga ngo babuze ibyo kurya. Ico gihe rero hari igihe abikarande zo mu muryango ico gihe uraza wa mwana wawe ukazukanyegera nkagufasha. Agasubira ku ishuri tukareba se nuko umuroga nintu bamuherereje. Hari n'igihe bari umwana wafite ubwenge atsinze amashuri arangije sogondera agiye kuja kaminuza bakamuteza umwangaro rwose umwana ukabona yabuze ubwenge neza ishuri riramunani utabuze amafaranga kumurihira ishuri. Sibyo? Ico gihe rero uraza nkagufasha. Mbone rero gushimira abantu bari muri Amerika Kongo cyane mu by'Uburayi. Hari umusaza ntago mbashije kumuvuga izina. Nawe yaragushimiye. Yaranshimiye no mbashije kumuvuga izina ari hari muri Amerika no mama we. Bose ndabashimiye cyane kandi ndabizi murankwikira. Ariko muga tukiri hano ibintu byo gushima ubu none ntababikora wenda batinya ko
sinzi uko mbyumva ntababikora batinya ko wenda ubutaha bakongera bakagira ibibazo akabikora gusa bitanamuvuye ku mutima avuga ati reka niporoteje gusa mugire nk'inshuti akubaka ako kantu aho ngaho giye umuntu aje kwivuza ikintu cya mbere abanza kumbaza ni kimwe wagira ngo muba muri kumwe arabanza akambaza ko ngiye gukora ibi bintu nta ngaruka nzabihuriramo nayo okay aho ngaho rero nawe ndamusobanurira muhereza umuti wo kugira ngo hatazagira ikintu bamukurikiranaho nta muntu ubwo nicyo mu kinyarwanda twakwita gutsirika gutsirika kandi narababwiye abanyarwanda nambasa abanyamahanga singuma ngo uteguze kunde bawunkorera hoya ndagusuzuma aho uri kimba nkeneye ni foto yawe yonyine gusa n'amazina yawe ndagusuzuma aho uri iriya mukobwa ko wari uyiyobewe rero uriya mukobwa mpamvu nari nyiyobewe ako barihindura abakobwa barihinduranya urabona hariya asutse imisatsi ahandi ntiyari asutse imisatsi voilà yego voilà yego nibyo umukobwa wa mugani hari igihe ibimenyetso abihindagura ukabona uko wamubonye ejo siko umubonye okay yego nizere ko atagize ngo ni ukumwirengagiza ahubwo impinduka niyo ngiyo muganga rero turagushimiye ariko nk'uko n'ubundi twabigusabye n'ubusanzwe uko tuzatuganira nawe tuzadushyiraho nimero yawe ya telefone kugira ngo natwe tujye turushaho kumenya ubuvuzi bwawe ntibiba ngombwa natwe muzadushimire none se ko natwe tutuma muganira n'abanyarwanda uhagize abakenera kumenya nimero yanjye nta kibazo mwashira kuri kiganiro yego nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 7 ushaka gusacinga ngo urebe wandika muganga Rumanura Inkuba yego agahita kubona ahita umbona rwose ibyo nkora yego nkora n'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye baza kunsura hewe nabo niba kari urumva ko bahoze banakomanga hanze bamwe muhuri hano ariko si ngombwa namutanze umushi nategereze nawe uramwakira nta kibazo murakoze cyane murakoze rero natwe turabashimiye umwanya muduhaye n'uw'agaciro kandi ni ukuri twahabifuriza namwe amagara mazima kuko kuba mufasha abantu nuko namwe mumeze neza murakoze cyane tubashimire namwe inshuti zacu z'akadasohoka mukomeze mugubwe neza cyane ibyo mukora byose Imana ijye ibiha umugisha abafite ibibazo byo mu miryango murabizi bibaho abafite ibibazo bigiye bitandukanye byose by'akajagari mu mutwe wanyu nimwihangane mukomere isi dutuye niko imeze nimba rero hari icyo wavugana na muganga cyangwa ukamubaza mu buryo bwawe bw'ibanga nimero ye niyo ngiyo twashyize mu kiganiro uramuhamagara cyangwa umwandikire kuri WhatsApp uko ubishaka urabigenza uko bishaka ibintu byose bigende neza mbibutse ko ibi biganiro dutegura tubikora nta nyungu utazagira n'undi muvuzi ugira ngo twebwe twinjira hano ngo mu amafaranga duhamagare utubwire uti giye ndashaka ko abanyarwanda bamenye ibyo dukora mu by'ukuri niko dukora twebwe twifuza kumenya ibyo abantu bakora nta kuvuga ngo hari amafaranga ngo twagenye ariko gushima bibaho udushimiye